Satana aje imbere y'Uhoraho ashaka kugerageza Yobu, yica amatungo yica nareka natsembaho n'umubiri we. Satana aje imbere y'Uhoraho ashaka kugerageza Yobu, yica amatungo yica nareka natsembaho n'umubiri we. Mbese uzageza ryari wowe ihanganira ibigeragezo cyangwa ushaka gusubira inyuma? Oya, ntabwo nzasubira inyuma kandi Yesu agiye kugaruka. Mbese uzageza ryari wowe ihanganira ibigeragezo cyangwa ushaka gusubira inyuma? Oya, ntabwo nzasubira inyuma kandi Yesu agiye kugaruka. Iyo bamaze kumvira nkuru mbishishimurira w'ingenda itera umukungugu mu mutwe ati sinahemukira Imana. Iyo bamaze kumvira nkuru mbishishimurira w'imyenda itera umukungugu mu mutwe ati sinahemukira Imana. Mbese uzageza ryari wowe ihanganira ibigeragezo cyangwa ushaka gusubira inyuma? Oya, ntabwo nzasubira inyuma kandi Yesu agiye kugaruka. Mbese uzageza ryari wowe ihanganira ibigeragezo cyangwa ushaka gusubira inyuma? Oya, ntabwo nzasubira inyuma kandi Yesu agiye kugaruka. Ngaho bene data nimusome muri Matayo igice cya 10 umurongo w'itatu n'ibiri na 33. Ngaho bene data nimusome muri Matayo igice cya 10 umurongo w'itatu n'ibiri na 33. Mbese uzageza ryari wowe ihanganira ibigeragezo cyangwa ushaka gusubira inyuma? Oya, ntabwo nzasubira inyuma kandi Yesu agiye kugaruka. Mbese uzageza ryari wowe ihanganira ibigeragezo cyangwa ushaka gusubira inyuma? Oya, ntabwo nzasubira inyuma kandi Yesu agiye kugaruka.